kuri uyu munsi wa none mushobora kwibaza ngo tugiye kuganira kuki. Uyu munsi maraza kunyemerera ntago ndi nyine muri studio za Kimonyo TV. Ndi kumwe na Kimonyo nyirizina. Kimonyo ngwaye ikaze. Bana murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye gutangira icyunamo, tugiye kwibuka abacu bazije genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda hose ndetse n'abatuye ku isi. Kimonyo reka igira mikoro neza kabisa tuganiriza abanyarwanda, duhumuriza abababaye, abashavuzwe, abasizwe haryo bavuga abasizwe heru abasizwe heru na genocide yakorewe abatutsi. Yes. Ubwo niba abandi baba barasigaye nta kintu bafite, genocide yarabamazeho ibyaba, ariko leta y'u Rwanda yarabubakiye, bamwe yabahaye zagira inka. Yisirikana ngire mbasoze mwe mwese mukunda Kimonyo nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi rero murabizi neza yuko turi kwitegura kujya mu cyunamo, aho tugiye kwibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Gusa muri iki kiganiro twabateguriye muri documentaire ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na bagenzi banjye bagiye batandukanye, harimo bita Kimonyo na Mudugudu mwagiye mukona mu mafilime. Kimonyo ngwaye ikaze. Ngira ngo rero nta muntu utazi ibigiye tugiye kwinjiramo. Ku itariki 7 twese bantu bacu ndabibutsa yuko tugomba gutangira kwibuka igikorwa cyiza cyane, igikorwa kitwubaka mu mitima yacu no mu bikorwa byacu, ndetse tuguma tubibutsa yuko bizagenda bibera duhereye mu midugudu, cyane cyane nkanjye nka Mudugudu ndabashishikariza yuko muzagenda mugerageza kwegera abaturage, mukabaganiriza, mukababa hafi, mukabahumuriza. Ndetse turabizi yuko mu midugudu ndetse no mu masibo hagiye harimo abantu tunazi neza ko byagiye bibagiraho ingaruka zigiye zikomeye. Ndagira ngo rero nk'umuntu ushaka ko twubaka u Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rw'ejo, tugomba gushyira hamwe tugasenya ingengabitekerezo, tukayirandura mu burundu mu rubyiruko ndetse no mu batembera u Rwanda. Mudugudu y'umwunganiye bize bikunda kugaragara yuko ingengabitekerezo hari abantu bakiyifite kabisa. Nimba udukurikirana rwose, ingengabitekerezo ntago ari nziza. Kuri ubu ngubu abantu basigaye bicarana bakanasangira, basigaye banashyingiranwa kubera ubumwe nk'abanyarwanda dukwiye kuba bamwe cyane. Nyamara icyo gihe barabyambuwe byose, babura ubuzima, babura abavandimwe, babura abana babo. Byari ibintu bikabije cyane, bibabaje cyane. Ni hamwe bavuga ngo ni hamwe umwana yarira nyina n'iyumvi. Niko byari bimeze, ariko noneho icyo gihe n'umwana yapfanaga na nyina cyangwa se na se. Nicyo kintu cyari kibabaje cyane. Nk'abaturanyi ugasanga uturanye n'itongo, kandi wari uturanye n'ababyeyi, wari uturanye n'abasaza badukamiraga bakaduha amata, bakazibaha n'inka, bagashyingirana. Ariko ubu ngubu shyira hamwe, turahuza n'abandi, imbabazi zabayeho, abantu bakomeje kubana n'ubundi mu buryo busanzwe. Gusa ntabwo bimeze nk'uko mbere byari bimeze. Ikintu nashishikariza rero urubyiruko cyane, urubyiruko ntabwo ruri guha umwanya cyane ibi bihe by'amateka, kandi n'iby'agaciro kubyibuka. Ese ubona bipfira hehe bagerageza kubyiga mu mashuri? Ahubwo ngiye numva ikintu cyabaho, leta yashyiraho nk'igihe runaka, tuvuge mu gihe cy'ikiruhuko, abana bakaganirizwa cyane, bakabigisha amateka mu mashuri, nabo bagashyiramo imbaraga, n'ababyeyi bakabigiramo uruhare. Ariko ababyeyi nibo mbere na mbere, kubera ko umubyeyi hari n'igihe se nujya wumva yenda nk'umwana ubuzwa n'uburenganzira avuye nko ku ishuri bamuhaye nka homework, ugasanga ababyeyi be ntibemeye yuko ayikora. N'ibi rero bigomba guca mu babyeyi bakabanza bakabyiyumvisha, bakabiha n'umwanya, bakumva yuko icyo kintu gifite agaciro, cyari n'icye ari gifite umumaro, cyagiye ikintu cyamarira umuturarwanda wese. Cyane yuko ibi biganiro dukora cyangwa se ibikorwa byagiye biba mu gihugu cyacu, byagiye bijya ku isi hose, nta muntu utazi amateka y'u Rwanda. Niyo mpamvu rero twakabanje urubyiruko tukagenda tuganira, tubakana, kungurana ibitekerezo, ababyeyi nabo bakibuka abana babo kujya babaganiriza, bakabaha umwanya.
kuko nibo bazerega uko byatangiye. Niba yenda tuvuge nka sogokuru wanjye yaba afite nk'imyaka nka 90, urumva byabaye byose arabizi uko yateguwe jenoside, uko yateguwe no kugira isojwe. Niyo mpamvu rero twakwifashishije ababyeyi batwandikiye rero muri komenti tunabibutsa yuko ako kantu ko ababyeyi bacu reka tuzafate n'umunsi twegere muri iyi minsi dufite yo kwibuka abacu bajije genocide. Tuzafata umwanya tuganizemo umubyeyi umwe mu bantu b'abasaza b'abakecuru bakuze cyane, tuzamubumvishe nawe azagira byinshi adusobanurira. Nabyo byaba byiza cyane kugira ngo abaturarwanda, abana, urabizi ko mu minsi ngahe ishize twabwiye ababyeyi ati mujye mwohereza abana mubafungure YouTube mwandikemo Kimono TV kugira ngo abana nabo bakurikirane bamenye amateka. Yes. Ewana niko bimeze kabisa. Gusa shamana yanjye ni ibintu bibabaje cyane Sado, ni ibintu bibabaje cyane, sinzi ukuntu nabyiyumvisha. Tekereza yuko ari kwibuka ari ubutwari, kwibuka ari ikintu kizatuma tubasha kubaka u Rwanda rwacu tukajya aho turuvana naho turugeza. Ya Inyange abana baho reka twongere tubibuke. Bari abana babaye intwari cyane. Yes. Abana banze kwitandukanya. Abana baravuga bati twese turi abanyarwanda, turumwe. Ese ni iki gituma bamwe ngo abatutsi bajye ku ruhande abahutu bajye kwabo? Abana banga kwitandukanya. Reka twongere tubashimire bari abana, Imana ibahiruko ridashira. Duguto rero utararengaho rwose ni byiza cyane, bari abana bahabaye intwari, bahabereye intwari. Ariko no tugashima Imana yo yahabaye cyane, ikatuzanira inkotanyi, yatuzaniye umusaza Paul Kagame. Yataha ubungubu u Rwanda ruba ruri. Ubu yataha ubungubu koko ubungubu tuba tumeze gute, tuba tumerewe gute? Ubufasha burimo buraboneka, ubwitange ni bwinshi. Yes, ngira ngo icyo kintu ikivugo gisubire, kubera yuko u Rwanda rwari rugeze hahandi abazungu bifuzaga. Yes. Ngira ngo mwarabibonaga, amahanga yagiye abibona akarebera. Ariko Imana ikorera mu nkotanyi, ziraza zikora amateka, zihagarika jenoside. Yari yananiwe za Loni, zifite intwaro zikomeye, barebera. Ariko turashimira intwari yacu Kagame Paul. Burabijya bikunda kumbabaza nk'abaturanyi dutuye mu karere kamwe, murababona bari kudushinza yuko ngo iyi ntambara iri kubera muri Kongo, ngo n'u Rwanda ngo ibi byose ngo u Rwanda rubiri inyuma. Ayo makuru akunda gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara twebwe igihugu cyacu mu gihe twari dukeneye ubutabazi, ibihugu byarareberaga, nta numwe wigeze udufasha. Yes. Byarareberaga, ariko ubu kano kanya bagizeho none barimo baradushinza ibyaha bitandukanye, kubera ko barimo babona u Rwanda ruri ku muvuduko. U Rwanda ruri ku muvuduko udasanzwe, twishyize hamwe turakora, abaturage tubayeho neza, ariko barashaka kutuzimiriza itara. Yes. Ntabwo bizabakundira ariko. Ntabwo byakunda. Ubu nta yandi macakubiri dufite, twamaze kuba ndi umunyarwanda, twamaze kuba Kanyarwanda, turi umwe. Erega twese tuva amaraso amwe, nawe uva amaraso y'umukara. Birababaza cyane rwose. Reka tubanze tunasuze abantu bari hanze. Muramaze kumenyera yuko abantu bari hanze basigaye bibuka bari no hanze. Yes, abadiaspora bacu, hari abana bacu, hari ababyeyi bacu bari mu bihugu byo hanze. Yes. Ubu nabo baribuka. Reka dusuze n'abanyarwanda bose muri rusange. Tugiye mu bihe bitoroshye, abantu rwose baplodinga ku ma YouTube nk'uku kwacu, bitondere rwose, bitondere ku byo barimo baraplodinga kuri iki gihe. Ubu tugiye mu gihe cyo kunamira abacu bajize jenoside. Topic y'umunsi rero Erive Mudugudu ndetse nawe Kimonyo, tugiye kuganira ese u Rwanda niki cyatumye u Rwanda ruva mu icuraburindi. Ese igitekerezo cyavuye hehe? Ese ni gute byatangiye? Ese byavuye mu kihe gihugu? Ese abanyarwanda babitekerejeho byabatwaye imbaraga zingana iki? Dushyire hamwe, duhuze ibitekerezo. Ndagira ngo n'abantu ku murongo wa telefone muze kubashyiraho Asado, batuvugishe, baduha amakuru. Abantu bakuru
bafite baduhe n'ama SMS ubutumwa bugufi ya burera. dukeneye ibitekerezo byinshi byubaka kabisa, tukagira aho tuva n'aho tugera, tugakomeza gushyigikirana, tukubakana urwatubyaye, tuganiriza abana dufate umwanya tubicaze. basogokuru aba bafite batube hafi nabo, batuganirize, batwibutse umuco wa kera uko twabanaga cyangwa se uko babanaga mbere y'umwaduko w'abazungu. nibyo koko muvuze ibyo muhita munyibutsa. Hano hari topic nanone turi bugaruke mu kindi kiganiro ku isaha yacu ya kabiri. U Rwanda rwa kera, abanyarwanda ba kera twari tubayeho dutse. Abanyarwanda ba kera twarasabanaga, abanyarwanda ba kera twarakundanaga cyane, ariko se byaje guhinduka gute? twabaga turi umwe, twari dushyize hamwe. Yes, akimara kuzamo abantu babiri bano bazungu bahise baducamo ibice. wibaze yuko kera twabaga barimo barya nk'amamesa, ndabyuka iwacu habaga ari amamesa baryaga, ugasanga barimo baranuma kujya kuzana amavuta, kujya gusaba amavuta, ugasanga baranuma gusaba umunyu, hurahura bikaba uko nguko. Umwana yagira ikibazo, yaba yariye imyumbati, yagize ikibazo bakamuha amata, inka zikamukamirwa, utitaye no kwa runaka, ukagenda ukamubwira ati. Ariko urazi kuri ubu ngubu uramutse uragiye gusaba amata, bakaguha iki? baguha amazi. Ese mubona biterwa n'iki? Biterwa n'urukundo rwagiye rukonja, urukundo rwagiye rujya hasi, abantu ntabwo bacyumva ko ari bene umugabo umwe, ariko dukeneye kubaka u Rwanda rw'ubumwe, u Rwanda rushyize hamwe, u Rwanda rutubakiye ku macakubiri, u Rwanda rutagendera kuvuga ngo yavuka mu karere ka Nyamuruguru, mu majyepfo, u Rwanda rushyize hamwe, abanyarwanda bakumva mbese umuntu umwe. Buriya umugabo bita Lucky Dube ngewe ndamukunda cyane, umuryango we ndawusuje cyane ngewe, kubera yuko yaririmbye indirimbo bita Together as One. Iriya ndirimbo narayikundaga cyane, ndetse n'ubu nkikunda kubera ko irimo isomo, irimo inyigisho. Dushyire hamwe, sinzi impamvu abari abarasta baturusha urukundo, kandi natwe tugomba kuba rasta ku mutima cyane kabisa. Buriya rega abahanzi, reka dusuze n'abahanzi bakunda kudufasha muri ibi bihe, bakaducurangira indirimbo nyine zo kwibuka. Buriya ni abahanga cyane, ni abahanga kuko ibintu baririmba kenshi ni ibyabayeho, baririmba iby'ubuzima bwa buri munsi, ibitubamo. Kimonyo, uramfasha kuri uyu munsi, ugiye kuba wadutangira ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, ubwira ku gahunda zo kuri tariki 7 azaba ari ku wa mbere. Ese bizagenda gute? Ni umunsi wo kwibuka abacu bazize genocide. Kuri channel yacu Kimonyo TV, za filime twari tumaze kumenyera, abanyarwanda bari bamaze kutumenyera, ariko twebwe turagira ngo tubibutse yuko iyi YouTube yacu ari ni YouTube y'igihugu. Yes, igendera kuri mategeko no kuri gahunda. Hari abantu bagera muri ibi bihe bakaplodinga ibyo bashatse, ariko twebwe dushyiraho twaprodinga ibintu bigendanye na gahunda. Ese ugiye kudusobanurira muri ibi bihe tugiyemo, ibi byumweru 2 tugiye kumara twibuka abacu? Ubundi ni iminsi 100, ni iminsi 100, ariko muri ibi byumweru 2 YouTube irabiri gukora gute? Ese za filime turazibona, za ndirimbo turazibona dute? Ese YouTube irahagarara? Uzajya dushyirira iki? Nicyo ni ikibazo, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. N'umufana wari we wese ndabizi neza yuko yabyibaza, ariko ntituzahagarara gukora kuko turahabaye. Tuzakomeza ducisheho ibiganiro n'amafilime ajyanye n'igihe turimo, nayo turayategura kuba twabasha kuyabagezaho. Arakoze cyane. N'amafilime uzajya ubasha kuyatugezaho ameze ati? Ni filime zijyanye n'icyunamo, umuntu yaguhindukaga kandi ari umuvandimwe wawe, ari umuturanyi wawe, ibintu bijyanye nk'ibyo pana bya bindi byo kwidagadura, igihe cyo kwidagadura. Twihangane kabisa, tuzongera twishime. Kwibuka n'ubundi ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari, kugira ngo duhe agaciro abacu twabuze.
bari ab'ingenzi, bari bafite icyo batumariye, bari bafitiye umumaro igihugu. Yesu. Ngira ngo nkomeze mbwira buri wese ahantu ari ajya afata umwanya yibuke, kuko kwibuka bimufasha kwiyubaka, bikamufasha no kumenya ngo ese ahantu ndi kujya ni hehe, kuko bavuga ko iyo ubashije kwibuka ibyahise biguhereza mu rwijiji imbere ahazaza uko bizaba bimeze, uko u Rwanda aho twifuza ko rugera, ese rwavuye hehe, ese u Rwanda ruragana hehe. Ibyo ngibyo bizadufasha no kurutegurira abana bacu. hari igihugu Ububiligi, ubu u Rwanda rwacanye umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Iryo tangazo ryarasohotse. Ububiligi buri mu bihugu byadukoronije muri iki gihugu cyacu, ariko bukaba bwarabaye n'ubwa mbere mu kudushinza yuko ngo turi inyuma y'ibi biri kubera muri Congo. Ayo makuru njye nyafiteho nari no kuyasoma ku mbuga nkoranyambaga. Bishatse kuvuga yuko ubwacu nka Perezida Paul Kagame, respect kuko ni papa wacu, natwe urubyiruko, banyarwandakazi ndetse namwe banyarwanda muba hanze, muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tubashimira uburyo ki buri wese atahwema ndetse atajya atuza ku gutekereza ku Rwanda, ku gutekereza ku cyateza imbere u Rwanda, ndetse turabashimira n'uburyo ki tugenda tubona impinduka, u Rwanda rugenda ruhinduka, u Rwanda ruri ku muvuduko udasanzwe, ku buryo aho ubona umwana ukabona uburyo ki umwana w'u Rwanda yubashywe, warisubiza amaso inyuma wareba no mu bihe bya mbere ukabona yuko hari itandukaniro. Dushimira na Jeannette Kagame wazanye uburinganire, umukobwa, umuhungu n'umukobwa bakaba bafite uburinganire bungana. Kiriya nacyo cyari ikibazo, ugasanga hari ibintu umuhungu yemerewe umukobwa atabona. Kiriya nacyo cyari kuzatinda kikabyara ikibazo gikomeye cyane, aricyo kibazo cyabayeho twagiye tubona cyabyaye jenoside yabaye 94. Bagafata umunyarwanda bakavuga ngo umunyarwanda arimo ibice bitatu, ndetse bakabyigisha mu mashuri, bakagenda babyigisha mu mayira, ndetse bagatangira kugenda banapima, bagapima uburebure muri za 85 batangira kugenda bashyiraho ingenza, batangira kugenda bapima, bagafata umuntu bakavuga ngo uyu mugabo n'uyu murumuna we baratandukanye, uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, kandi abantu bava indimwe bagendeye ku mitungo. Ukibaza ese uwo mubyeyi, ese umwe niba yari umuhutu undi ari umututsi, babyaye iki? Ikibazo kikavuka, ugasanga bafasha abana bamwe barabishe abandi bararokotse. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu tutifuza yuko mu Rwanda rwacu byakagombye kugaruka. Ngira ngo rero kuri uyu munsi wa kabiri wacu w'iki cyumweru kiba gikomeye cyane, mu minsi 100 tuba dufite yo kwibuka, buri wese ufite icyo abasha kuba yakorera mugenzi we. Ushobora no kuba nta n'ikintu umurusha, ariko ukamwegera ukamuganiriza, ukamuhumuriza. Niba musenga mukajyana gusenga ukamuganiriza, ukamuba hafi. Bino bihe biba bikomeye cyane. Ngira ngo niba wenda muri iki gihe turimo urubyiruko ntago rubyumva, ariko nuko rutabyumva ntago twirengagije yuko bajya babona abantu bagize ibyago. Ibaze rero kugira ngo igihugu kiburire abantu wenda nka miliyoni icyarimwe, ni ikibazo gikomeye, ikibazo kitumvikana, abantu n'amarira. Bino bihe hari n'abo bigera neza no kuvuga ijambo karibura, ukabura icyo uvuga. Hari n'abo mushobora kuganira, urimo uraganira bisanzwe ukabona ararize bitewe n'ibintu ukomojeho. Niyo mpamvu rero buri muntu wese aho aherereye abeseriye, yihangane rwose, hatagira umuntu ukomeretsa, hatagira umuntu ubabariza umutima muri ibi bihe turimo. Reka buri wese yumve yuko ari mwene mugabo umwe, kandi yumve yuko ibyabaye ku Rwanda ari ibyabaye muri rusange. Twe kuvuga ngo byabaye kuri aba, ngo hari abo byabayeho, oya, ahubwo reka buri wese abigira ibye. Njyewe naje mfite gahunda yuko uno munsi ntaha buri wese anyemereye yuko iki kibazo cyabaye ku Rwanda cyabaye en general, gusa tutirengagije amateka yuko
jenoside iba ku bwoko bumwe, ikibasira ubwoko bumwe, igatsembaho ubwo bwoko. Ariko mu gihe tugezemo cy'ubumwe bw'abanyarwanda na Rwanda rwacu na leta y'ubumwe, iradusaba yuko ibibazo byacu by'abanyarwanda tubishyira hamwe kugira ngo tubikemurire hamwe, tubashe kugira ngo tunabikumire bitazagaruka. ngira ngo mu nsengero birigishwa, ngira ngo mu misigiti, ahantu hose. Ni nayo mpamvu ubuyobozi bwinshi tuvuga ngo buva ku Mana, kuko Imana ntabwo twashidikanya yuko rwose ariyo yohereje ubuyobozi dufite ubu ngubu. Ngira ngo muraza kugenda mu mesemesi mugaragaza u Rwanda hariya ukuntu rwari rumeze muri iriya curaburindi mu gihe cy'umwijima, mu gihe n'amahanga yari yicaye areba bavuga ngo reka turebe ko bazahigura. Ariko na n'ubu amahanga aricara akavuga ngo abanyarwanda ni abanyabwenge, ati abanyarwanda ntabwo wamenya uburyo ibibazo byabo babikemura. Birirwa barumiwe na perezida, birirwa bamuhamagara mu manama akomeye cyane bamubaza ibibazo, bakumva n'ukuntu abasubije, akababwira ati ese ko twahuye n'ibibazo, mwebwe icyo mwakoze ngo mutabare u Rwanda, mutabare abanyarwanda bapfaga, ikiremwa muntu cyapfaga, mwakoze iki? Amahanga akumirwa, bakibaza uburyo abanyarwanda ibibazo byabo babikemuye. Reka tube umwe rero, dukorere hamwe, twereke amahanga yuko n'ubundi turi u Rwanda rushoboye, u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwa Gasabo. Abakurambere bacu baravugaga bati u Rwanda ruratera ntabwo ruterwa. Kirazira rero n'ubundi ntibazigere bategereza yuko u Rwanda rwacu ruzaterwa, ahubwo ruzatera. Nirwo Rwanda dufite, nirwo Rwanda dushaka kubaka, u Rwanda rufite imbaraga, u Rwanda rwiyubatse, ndetse u Rwanda ruzira amacakubiri, u Rwanda ruzira mu nyangire, u Rwanda ruzira uriya n'uwo kwa runaka, uriya n'uw'iburasirazuba, uriya n'uw'iburengerazuba, uriya ni muremure, uriya ni mugufiya. Ibyo ngibyo ntabwo tubishaka mu Rwanda rwacu, u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwa Kanyarwanda, ndetse tutabura kongeraho u Rwanda rwa Gihanga wahanze Ngoma ijana. Iki ni igihugu rero twabonye Imana yatwihereye, ni igihugu tugomba kurwanira nk'abana b'u Rwanda, ndetse dushimira ingabo z'igihugu muri rusange uburyo zikomeje kurinda umutekano, uburyo zikomeje kurinda igihugu cyacu, ndetse mukomeze mukore, tubari inyuma kandi turabashyigikiye. Nagira ngo rero uno munsi nshimire abantu mwese mwakurikiranye, mukomeje gukurikirana gahunda zica kuri televiziyo ya Kimonyo, ndetse mukomeje gukurikirana ibiganiro turi kubacishirizaho muri ino minsi, twibuka abacu bazize jenoside, kugira ngo mwebwe muzajye muduha ibitekerezo, muduhe n'umurongo tuzabagezaho, tubasobanurire n'ibyo muzajya muba mwadusobanuje muri comment, muzajya mudutera. Uno munsi rero mwari mwabanye n'uwo bakunda kwita mudugudu, wa wundi mwamenye cyane ayoboye umudugudu mu mafilime mwagiye mukurikira kuri televiziyo. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane, Imana ibahe ibyo mwifuza byose, kandi mukomere, Imana turi hafi, u Rwanda rwacu rwagasugira, rwagatera imbere, mukomere.